Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, nitwa Rwaka Nikora, ndi umukozi mu rwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka Abanyarwanda twizihiza umunsi w'intwari z'igihugu, tukavuga ibigwi intwari zaranzwe no gukunda igihugu, zikakitangira intwari zaranzwe no guharanira ukuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turizihiza umunsi w'intwari z'igihugu ku nshuro ya 31 ku nsanganyamatsiko igira iti ubutwari n'ubumwe bw'Abanyarwanda, inkingi z'iterambere. Gahunda iteganyijwe kubera hano Nyakubahwa Perezida wa Repubulika niyo gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Harabanza mwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, mu cyubahiro cyanyu mwakwigira imbere mugashyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Harakurikiraho Nyakubahwa Ambasaderi uhagarariye abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga. Your Excellency Ambassador, please step forward and lay the wreath on the national heroes symbol. Thank you, Excellency. Find the trouser. Nyuma yo gushyiraho indabo ku kimenyetso cy'ubutwari Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turafata umunota wo kuzirikana intwari z'igihugu zatabarutse. Umuhango waberaga hano ku gicumbi cy'intwari z'igihugu uyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika urahumuje. Mugire umunsi mwiza.